Imana ishimwe cyane muri kino gitondo yongeye kuduha umugisha kugira ngo twongere kuganira namwe. Imana ishimwe cyane. Tugeze mu kwezi kwa 10, turi mu mpera z'umwaka. Imana yarabarinze imaze kuturinda amezi 9 yose. Tugeze mu kwezi kwa 10, Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Imana nishimye ariko Imana yarakoze. Imana yabanye natwe, yagiye turinda ukwezi kwa mbere, irakomeza iraturinda kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kugeza mu kwezi kwa 10 tugezemo. Imana ishimwe. Twahuye na byinshi, twatangiye umwaka hari ibibazo bya covid, ariko Imana iragenda ikora ibitangaza, biratangira bigenda byoroha, bisa nkaho birangira. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya rero tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Uwo muri kumwe muri kino gitondo nitwa Pastor Christophe, nturutse mu itorero ryitwa Faith Breeders cyangwa se mu Kinyarwanda abubatsi bo kwizera. Ni itorero rikorera Igikondo ahantu bita Kimisange. Aho ngaho niho dukorera. Imana ibaho umugisha. Reka rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze twinginga Imana kugira ngo ibane natwe, kugira ngo Imana iduhe umugisha, kugira ngo namwe Imana ibahe umugisha abadukurikiye mwese. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira kuri kumwe natwe, turagushimira kuba turinze, urinze bwawe bwabaye kuri twebwe muri iki cyumweru cyose gitambutse, muri uyu mwaka no mu myaka yose itambutse wagiye ubana natwe, wagiye twigaragariza. Ndagushimira ko abantu bakiri bazima, ndagushimira abantu bakurikiye iyi televiziyo, ndagushimira iteraniro rigari turi kumwe naryo himbazwa. Turasabye kugira rero ngo ubane natwe, utugaburire umutsima dukwiriye muri kino gitondo, uduhe amazi amara inyota, usubize ibyifuzo byacu mu izina rya Yesu. Ugere kuri buri muntu wese, icyo akeneye muri iri jambo gihabwe, icyo akeneye kurya gihabwe, icyo akeneye kunywa gihabwe muri iri jambo. Ijambo ribe igisubizo kuri buri muntu wese uryumvise muri kino gitondo mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzamure kwizera kwacu. Kwizera, uyu mwanya niryo jambo tugiye kuganiraho, ariko dusaba Imana kugira ngo Imana ituzamurire kwizera, cyangwa se Imana itwongerere kwizera mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice 11. Ni ahantu abantu benshi bazi, ariko icyo gice nicyo turi bwibandemo cyane, kuko ni igice kitwereka neza cyane ibyerekeranye no kwizera. Reka rero turebe ijambo ry'Imana aho ngaho mu Baheburayo. Turasoma umurongo ibice 11, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haranditse ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahanywa neza ni uko bari bagufite. Amina. Iyi twavuga ngo ni igisobanuro cy'iri jambo ryitwa kwizera. Ntabwo umuntu yabona amagambo meza cyane yabisobanuramo, ariko turaza kugenekereza twumve ikiri jambo ryavugaga, duhereye kuri uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo. Abenshi bavuga ko ashobora kuba ari Pawulo, abandi bakavuga ko ari undi muntu wari uzi neza iby'Abaheburayo. Bari mu gihe gikomeye, igihe cy'akababaro, igihe bari baratataniye mu mahanga ahantu hatandukanye, abahugura ku bintu byinshi, ariko arangije abandikira n'iri jambo rirebana no kwizera. Noneho atangira muri iki gice cya 11 ababwira kwizera icyo ari cyo. Arababwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Ni ukumenya. Kumenya ni uko umuntu aba yumvise. Ubundi ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu ntabwo ashobora kwizera atumvise. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kwizera ni uko umuntu yizera ibyo azi, ntashobora kwizera ibyo atazi. Niba tuvuga ngo hari ijuru, ni uko umuntu aba yarabyumvise ko ririho. Niba tuvuga ngo hari Imana, ni uko umuntu yumvise ngo Imana iriho nyine, akumva imbaraga zayo.
rero kugira ngo ubyizere nuko ugomba kuba warumvise kandi kumva kukazana ubwo ubumenyi kumenya ubundi hari uburyo bwinshi bwo kumenya abantu bashobora kugira. Ushobora kumenya kubera ko wize, ushobora kumenya kubera ko wumvise radio, kubera ko wumvise urebye kuri televiziyo, kubera ko usomye amatangazo, uburyo bwinshi. Umuntu umwe yavuze ati icyambere ni amakuru. Nukuvuga udafite amakuru ntushobora kugira n'ibyo ugeraho byinshi. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Rero kwizera nuko umuntu agomba kuba afite amakuru y'ibyo mu ijuru, ariko akongeraho kudashidikanya. Umwanzi wa mbere wo kwizera no gushidikanya. Iyo umuntu ashidikanyije biba bipfuye. Ugomba kumenya ibyiringirwa ubikuye mu ijambo ry'Imana, ariko ntunagire icyo bita gushidikanya. Uyu mwanya turi buze kuganira cyane ku byitegererezo wandikiye Abaheburayo cyangwa se abanditse Bibiliya bashyizeho titre hejuru, baravuga ngo kwizera icyari cyo n'ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera icyari cyo avuga igisobanuro, ariko n'abantu batandukanye bagize kwizera nyakuri, atari kwizera kw'igice. Imana idufashe. Kwizera rero ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Ntazemo ikintu cyitwa gushidikanya. Umwanzi wa mbere wo kwizera no gushidikanya. Imana idufashe. Ndagira rero ngo dusangire ijambo ry'Imana, tugende aho mu Baheburayo dusome ku murongo waho wa 7. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Uwo ni umuntu umwe mpita umutindaho cyane. Ariko Nowa icyatumye abazi inkuge mu gihe cye, igihe cyari kigoye, igihe cyari kirimo abantu ngo bari bamaze gukabya mu byaha, ni ijambo ry'Imana ritubwira mu Itangiriro mu bice 6, ngo abantu bamaze kugwira batangira gukora ibyaha, Imana yicuza icyatumye ibarema. Hanyuma Imana iza kubwira nawe iti rero wowe no wabazi inkuge. Kubera kwizera Nowa arabyemera, yumvira Imana, abazi inkuge iza kumukiza, imukiza umwuzure we nabo mu muryango we. Imana idufashe. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Yari afite amakuru. Imana iramubwira iti mu minsi mike ngiye kurimbura isi ngiye kuyikuraho, kuko ibyaha by'abantu byamaze kuba byinshi, abantu ngiye kubarimbuza umwuzure, ariko wowe wongiriyeho umugisha. Bazi inkuge, hanyuma iyo nkuge izagukize. Imana idufashe. Arayibaza, hari abantu bagiye bamufasha bakabivamo. Iki gihe ikibazo cyari gihari gikomeye cyane mu gihe cya Nowa, kwari ukubwira abantu ngo imvura izagwa, kandi nta mvura yagwaga icyo gihe. Igicu ngo cyavaga mu ijuru kigatwikira ubutaka, hanyuma ubutaka bukabona kumeza ibyatsi. Imvura ntabwo yagwaga muri icyo gihe. Kubwira abantu rero ngo hari imvura ngo izaza, ngo abantu ngo ikabanyagira, abantu bagapfa, umwuzure ukabica, ntabwo babyumvaga neza. Bumvaga ari ibintu by'umuntu uvuga ibintu by'abasazi bidasobanutse, ariko yari afite amakuru. Noneho agira kwizera, yumvira Imana, ajya mu murimo wo kubaza inkuge mu giti. Amabwiriza Imana imuhaye arayakurikiza, ingero Imana yamuhaye arazikurikiza, ibyo Imana yamubwiye arabikora, ashorewe n'ikintu cyitwa kwizera. Imana idufashe. Kwizera, tuzamure kwizera kwacu. Niba unkurikiye muri kino gitondo, gerageza zamura kwizera kwawe. Wumve Imana ishobora byose. Wumve Imana hari ibintu nzi ku Mana nshaka kugira ngo nkubwire muri kino gitondo. Nawe ushobora kuba ubizi, ariko twongere tubisubiremo. Imana irera. Imana ihoraho iteka ryose. Ntabwo Imana irangira ngo ibe yarabayeho mu mwaka uyu n'uyu ngo mu wundi izashyira. Imana ihoraho iteka ryose.
Imana ntihinduka. Abantu bashobora guhinduka, bene wanyu bashobora guhinduka, aho utuye hashobora guhinduka, akazi gashobora guhinduka, imibereho ishobora guhinduka, ibintu byose bishobora guhinduka mu isi, ariko hari ikintu kimwe kidahinduka, Imana ntigihinduka. Uko yari iri ejo n'uyu munsi ni kwiri kandi kwizahora n'ejo, ni kwizahora igihe cyose. Niyo mpamvu tugomba kuyizera, tukayiringira. Imana iba hose. Ibyo ni ibintu biranga Imana bidafitwe n'umuntu wari wese. Imana iba ahantu hose. Ntabwo iba Imana ari y'Abanyafurika gusa, Imana si y'Abanyarwanda gusa, Imana si y'Abagande gusa, Imana iba hose. Ibyo ni ibintu biranga Imana. Imana izi byose, byose irabizi. Ibyo utazi Imana irabizi, ibyo mu mutima Imana irabizi, ibyo abantu batazi Imana irabizi, yewe izi n'ibyo mu gihe kizaza, izi byo mu gihe cyabandi wowe utaruzi, ibyo byose Imana irabizi. Umuntu amenya ibyo mu gihe harimo, wenda akamenya n'ibyashize, ariko ntashobora kumenya iby'ejo hazaza. Ubu hanicaye muri studio, ibyo ndeba ibyo nzi ni ibyo ndeba n'ibyo ndimo ndeba nyine imbere yanjye, ariko ibiri hanze ntabyo nzi. Imana yo ireba ibyo ndimo kureba nonaha n'ibyo ntabona. Imana idufashe. Imana ibona byose, izi byose. Noneho hari ikindi cyanyuma, Imana ishobora byose. Imana ishobora byose, nta na kimwe gishobora kunanira Imana. Ibyo wumva binanira abantu nta na kimwe cyananira Imana. Uburwayi ntibushobora kunanira Imana uko bwamera kose. Bwananira abaganga, bwananira abantu bize, bwananira abantu ukajya kwa muganga bakabushaka bakabubura, bakoresha bwa buhanga bwabo, bakoresha za mikrosikopi n'ibindi bireba kure cyane, bireba mu bifu, ibireba uburwayi bakabubura, ntibakuvure. Ariko Imana ibasha gukiza na bya bindi abantu bananiwe gukiza. Imana ibasha gukiza kanseri zananiye abaganga. Imana ibasha gukiza sida zananiye abaganga. Imana ibasha gukora imirimo ikomeye kuko Imana ishobora byose, nta na kimwe kinanira. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ngira ngo tuzamure kwizera kwacu, twizere iyo Mana, twizere iyo Mana, tuyiringire. Hari ibindi bintu abantu bajya biringira, ugasanga umuntu yaravutse agasanga iwabo wenda bafite ibindi bigirwamana basenga, iwabo baraterekera, akumva n'ibyo ngibyo, ndetse bikamutera ubwoba. Umuntu agasanga akuriye mu bwoba ngo hari ibintu utabasha kuvuga ngo nubivuga uzapfa. Hari abagiye babwirwa ayo magambo, umuntu akakubwira ngo ibi bintu wumvise nubivuga uzapfa, uzabivuge. Niwizera Kristo ukizera Imana uzabivuge, ntacyo uzaba. Hari abagiye bajya mu mandwa bakabandwa buriya bagira amagambo, amategeko bahabwa, bakabwira ngo ibi bintu ubonye nubivuga uzapfa. Bakazana inzogera ku bazizi bakakubwira ngo rumaho, ni ikintu gikomeye cy'icyuma baba barakoze kijegera ukuntu. Barangiza bakubwira ngo rumaho, uko nguko wumvishe gikomeye, nuramuka umennye ibanga uzapfa. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu ubivuze ntacyo waba, upfa kuba wizeye gusa. Kwizera ni ikintu cyangombwa. Mureke tuzamure kwizera kwacu. Bibiliya itwereka abantu benshi bagiye bagira kwizera, cyane cyane muri iki gitabo cy'Abaheburayo hatwereka, cyangwa muri urwandiko rw'Abaheburayo hatwereka abantu benshi bagiye bagira kwizera. Reka turebe umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu yagize kwizera hariya ku murongo wa 8 kugera ku 10, hariya mu Baheburayo nyine aho twasomye twahoze dusoma, umurongo wa 8 kugera ku murongo w'10 haranditse ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi aho iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aho umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe. Imana idufashe cyane. Uyu ni Aburahamu uvugwa. Imana iramuhamagara, iramubwira ngo ngwino hano Aburahamu. Usomye mu itangiriro mu bice 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 4 hatubwira ayo magambo. Imana imusanga muri bene wabo, iramubwira ngo Aburahamu haguruka, ugende ujye mu gihugu nzakwereka, nzakugira ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, abazakwifuriza umugisha bose bazahabwa umugisha, uzagira umugisha ku buryo uzakuvuma
nanjye nzamuvuma. Imana imuhaye amasezerano. Aburahamu adashidikanije, atagize kubanza kuvuga ngo mbese ubwo ngubwo nzabaho gute, ahantu ntazi, ahantu hatari umwene wacu, ahantu ntahinze, ahantu ntashoye, ahantu bega atagize ikintu na kimwe ashidikanyaho, arahaguruka aragenda yumvira ijwi ry'Imana. Imana idufashe. Nta kintu na kimwe yigeze atekereza kizamubaho imbere. Yaravuze ngo ubwo mbibwiwe n'Imana, akaba ari Imana ibivuze, ngomba kuyumvira. Arahaguruka aragenda. Imana idufashe cyane. Aragenda ahagurukana n'umudamu we, ahagurukana na Loti umuhungu wabo, baragenda. Aragenda ahantu, ageze muri kiriya gihugu aba mu mahema. Birashoboka ko ho yari yubatse, ariko aremera aba mu mahema, ngo ariko hari umudugudu yabonaga Imana yari mubikiye. Haleluya. Hari umudugudu yabonaga Imana yari mubikiye uri imbere. Bituma rero yizera Imana. Imana itugenderere cyane. Aburahamu yumvira Imana, arahaguruka aragenda, atagize ikintu na kimwe atekerezaho. Atavuze ngo nzabaho gute, nzarya iki, bizagenda gute, nzasanga abantu bameze gute. Mbega arahaguruka aragenda yumvira Imana. Imana idufashe cyane. Imana irashaka ngo yumvire udashidikanyije. Imana irashaka ngo yizere udashidikanyije. Niba ikubwiye ngo kora iki gikora udashidikanyije, niba ikubwiye ngo genda udashidikanyije, niba ikubwiye ngo mvugira yivugira udashidikanyije, gushidikanya ni bibi. Arahaguruka aragenda yumvira Imana, ajya kuyikorera. Imana ishimwe cyane. Aragenda ageze hariya i Kanani, igihe kiragera, Imana imuha umwana w'umuhungu. Singiye mu byo uko byagenze kugira ngo umwana w'umuhungu, ariko byaragoranye cyane. Habanje kubaho gushidikanya ku mudamu we, akumva ko batabyara bakuze. Ariko Aburahamu agakomeza kubyizera kuko byari byaravuzwe n'Imana. Babyara umwana witwa Isaka, umwana umwe w'ikinege. Imana yabahaye mu myaka bakuze. Aburahamu yaragize imyaka 100. Umudamu wari mu myaka 90. Babyara umwana. Urumva bari bamubyaye mu gihe mu myaka yegeye imbere. Imana idufashe. Igihe kigeze, Imana iramubwira iti ndashaka kugira ngo untambire uwo mwana wawe w'ikinege. Igitangaza. Umwana babonye bashaje, umwana babonye bagowe, nimba ariko ntavuga, ariko Imana iramubwira ngo ndashaka untambire uwo mwana. Imana itugendere cyane. Ku murongo wa 17 w'icyo gice hatubwira ayo magambo. Reka tuyasome mu izina rya Yesu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore wasezeranijwe ibyasezeranijwe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Imana idufashe cyane. Uyu ni Isaka. Imana yamuhaye Aburahamu ashaje, ariko Imana irangije imuha ikizamini kitari cyoroshye. Imana idutabare. Iramubwira iti Aburahamu, uzi n'ikindi, ndashaka uwo mwana wawe Isaka ukunda umuntambire. Cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko Aburahamu adashidikanyije. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ko ari sekuruza w'abizera, kandi niko tubyizera koko. Adashidikanije yemera gutamba uyu mwana. Ku murongo wa 19 ngo kuko yibwiraga yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Aratekereza Aburahamu, aravuga ati ibyo nta kibazo gihari, nta gushidikanya. Aravuga ngo ndizera ko Imana yampaye uyu mwana ngize mu myaka 100, niyo namutamba Imana ibasha kumungarurira azutse. Ibyo nta kibazo gihari.
arafata icyemezo, aravuga ngo ngiye kumutamba. Ntabwo byari byoroshye, ariko afata icyemezo. Ku murongo iyo usomye mu itangiriro ibice 22 umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 14 tuhabona ayo magambo. Aravuga ngo ngiye kumutamba, afata icyemezo ngo afata abagaragu be babiri, afata Isaka, baragenda, afata n'inkwi, bakora urugendo ajya kumutamba. Baragenda bageze hafi yaho agomba kumutambira, abwira abagaragu bati musigare hano ngiye n'umuhungu wanjye araho tugiye hariya hirya. Baragenda, bari mu nzira, umwana aza kumubaza, aramubaza atari ku papa. Ise aramubwira ati karame mwana wanjye, ndabona inkwi, ndabona umusho, icyuma, ndabona rwose imyiteguro yo gutamba wayikoze. Yari asanzwe abizi ukuntu batamba kuko yari umwana w'umutambyi. Aranyamaza, none se ko ndebe ibi byangombwa byose bihari, umwana w'intama ari hehe? Aburahamu arahanura atabizi, aramubwira ati mwana wanjye, igitambo Imana iri buze kukishakira, iri buze kubonera umwana w'intama wo gutamba. Arahanura atabizi, Imana iramukoresha, ariko ibyo yaravuze Imana ibiremamo ibikorwa kuko Aburahamu yari yizeye. Baragenda bageze imbere, afata umwana, aramuboha, yamaze gutegura inkwi, igicaniro mbese yakirangije kukinoza neza, amushyira hejuru ya cya gicaniro. Arangije afata umushyo, niko Bibiri tubwira ngo agiye gufata umushyo ngo yarambura ukuboko agiye gufata umushyo ngo asogota umwana. Ijwi iravuga, Imana iramuhamagara, rivugira mu ijuru, iramubwira ngo Aburahamu. Nawe aritaba ati karame, ntugire icyo utwara uwo mwana. Haleluya, ntugire icyo utwara uwo mwana. Ngo akebutse inyuma abona intama ngo amahembe afashwe mu gihuru, afata ya ntama arayitamba mu cyimbo cy'umwana. Imana ishimwe cyane. Ariko yari yamaramaje, avuga ati umwana ndamutamba. Gusa kimwe yari yiringiye Imana, yari yizeye Imana. Avuga ati Imana yamumpaye ibasha no kumundi, Imana yamumpaye ishobora kumungarurira azutse. Ibyo nta kibazo kirimo. Imana ishimwe. Ndagira ngo twongere kwizera kwacu. Tekereza ari nkawe, tekereza Imana ikubwiye ngo umwana wawe ndamushaka, maze Imana yatubwira ngo dutange n'icya-10 bikatugora muri iki gihe. Abantu bamwe ugasanga gutanga icya-10 byabananiye, gusa umuntu gutanga umwana byakunda, byakoroha. Ni Imana ikubwira iti ungutse 10,000 tanga 1,000 bikakunanira, niba ijambo ry'Imana rikubwira ngo ungutse 100 tanga 10 bikakunanira, ese koko ubu umuntu yatanga umwana we ngo natambwe? Byakunda? Aba bantu bavugwa hano muri Bibiliya koko ni ibyitegererezo byo kwizera. Aburahamu n'umwe muri bo yari afite icyo bita kwizera, adashidikanije. Icyambere Imana yaramuhamagaye, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, aragenda adashidikanije. Irongera iramugerageza hano, iramubwira uyu mwana wawe ndamushaka mu ntambire. Arabikora adashidikanije, nta mpaka agiye. Imana idufashe. Aburahamu yumvira Imana, bituma rero Imana ivuga iti uyu muntu arizeye, iramukiza, imuha umusubiza umwana we, arataha, kandi ibyo yagombaga gukora byo gutamba yarabikoze. Imana ishimwe, kandi Imana itugire neza cyane. Urwo ni urugero rwiza rwo kwizera. Wowe kwizera kwawe kumeze gute muri iyi minsi? Kwizera kwawe kumeze gute? Reka dukomeze n'ijambo ry'Imana, tugere kuri Mose. Mu gitabo cyo Kuva mu bice 2 umurongo wa 3 hatubwira uko uyu mwana witwa Mose nyina yabonye ngo amaze kurambirwa kumuhisha. Uyu Mose yavutse mu gihe gikomeye, igihe yari yarashyizweho amategeko yo kwica abana b'abahungu b'Abaheburayo
kuko bari mu gihugu kitari icyabo, igihugu cyitwa Egiputa. Iki gihugu ngo kimaze kubona ukuntu barimo bagenda biyongera, batangira kugira impungenge. Baravuga bati aba Bayisiraheli biyongera gutya, igihe kizagera bazadutegeka cyangwa se bifatanye n'amahanga, hanyuma baduhindukirane batunyage igihugu cyacu. Biga umugambi, bashyiraho n'amategeko. Itegeko rimwe rivuga ngo umwana w'umuhungu uzavuka azicwe, umwana w'umukobwa bamureke. Mose yavutse muri icyo gihe, ngo avuka ari umwana mwiza. Hanyuma mama wiwe abona umwana mwiza, ariko n'ubundi nta mama ubona umwana ari mubi. Aravuga ati umwana wanjye nzamurinda, nzamuhisha, ndebe arwana intambara. Ariko yarimo umugambi w'Imana. Maze ngo aramuhisha, amuhisha amezi 3, abona ntibiribuze kuvamo. Niko umwana yagendaga akura, abona ko bazamumwicana. Ngo arangije amukorera akato mu ntamyi, arangije agakora neza, bakajyana mu rufunzo, baragaho mu bushishi, bakajyana mu rufunzo, hahandi abantu badakunda kugera. Ariko bwakabereye ngo umukobwa wa Farawo ajya koga hahandi, ajyana n'abaje, bagenda nyine bamukikije, baratembera. Sinzi ukuntu bagiye kubona, babona akato karimo umwana. Barapfunduye, asanga harimo akana karimo kurira. No ku mukobwa wa Farawo agira impuhwe, atakana akana k'Abaheburayo, shenge nimukanzanire. Mushiki we Miriyamu yarari nk'ari yakurikirana iby'ako kana, abaragiye yegera uwo mukobwa, aramubwira ati yewe, uyu mwana sinagushakira umuntu waza akamukurerera. Undi ati munshakire. Aragenda azana mama we, arangije aramubwira ati genda. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati nderera uyu mwana, nakura uzamunzanire. Imana ishimwe kubera umugambi w'Imana. Kwizera niko kwatumye ibyo ngibyo biba. Niko kwatumye nyina murinda, akamurinda kugira ngo atazapfa. Kubw'amahirwe, kubw'umugambi w'Imana, kubwo gushaka kw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana, abonye umurera, agiye kurererwa ibwami, hahandi hari byose, nta na kimwe azabura. Imana idufashe. Bwami haba byose, ibyo kurya, amashuri, uburinzi, ibyo keneye byose abarabibonye. Imana ishimwe. Gihigeze akuriye ibwami, Mose akuriye ibwami. Ariko muri uru rwandiko rw'Abaheburayo, ku murongo mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 29, hatubwira ko kwizera ariko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be. Noneho ku murongo hariya wa 24, kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Arakuze, baramureze, arakura, ariko akajya amenya amakuru ya bene wabo, akababaro ka bene wabo, uburetwa bwa bene wabo, ibibazo bya bene wabo. Biramubabaza cyane. Kwizera kwe kurazamuka. Uko kuzamuka, akumva kunze bene wabo, akumva arashaka kubana na bene wabo, akumva arashaka gutabara bene wabo. Umuhamagaro utangira kubira muri we, wo gutabara, wo gukiza bene wabo. Kwizera kurazamuka. Imana izamure kwizera kwacu. Kwizera kurazamuka, arazamuka mu kwizera. Arangije ngo yumva ntakwiriye gukomeza kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo kubera kwizera. Bigera igihe avayo, aragenda ajya muri bene wabo. Namwe mwumve, umuntu warerewe ibwami, umuntu ufite byose ibwami, haba hari byose, haba hari byose rwose. Uko byamera kose, nubwo igihugu cyaba ari gikene, nubwo ntawe cyo cyaba gifite, ariko ibwami ni habura ibintu. Haba hari ibyo kurya, haba hari ibyo kwambara, haba hari ibyo kunywa, kandi bigezweho. Ikiza cyose naho ngaho gihera, kuko baba bafite ubushobozi, nibo baba bayoboye igihugu. Ibwami hari byose, ariko atitaye kuri ibyo byose yari afite, atitaye
ku neza bari bamugiriraga, atitaye ku mafaranga yabonaga ibwami, atitaye ku byo kurya, ku mafiriti, ku nyama, ku bya bindi abantu bose bakunda cyane, ibyo byose arabita, atitaye ku cyubahiro cyari ibwami. Aravuga ngo ngiye kubana na bene wacu bari mu buretwa, bakoreshwaga imirimo mibi, imirimo y'uburetwa. Aravuga ngo ntacyo bitwaye, ngiye kubana nabo. Aragenda ajya kubana na bene wabo. Imana idufashe. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezaneza by'ibyaha. Niko Bibiliya itubwiye. Kwizera niko kwatumye abigenza gutyo, niko kwatumye ibinezaneza by'ibwami, ibyiza by'ibwami, ibihembo by'ibwami, ibyubahiro by'ibwami, imibereho y'ibwami myiza. Aravuga ati ibyo ntacyo bimariye, ngiye kubana na bene wacu. Ahitamo kujya kubana na bene mu kababaro gakomeye cyane, mu kanya gatoya cyo kuri Imana yaramukoresheje. Imana ishimwe, kuko Imana yateguye umugambi wo gukiza Abisiraheli ikoresheje Mose. Yiga ibwami kwa Farawo, arahiga, arahakurira, yarazi ukuntu bahinjira, yarazi ukuntu bavugana n'umwami. Imana ni nziza cyane, yiteguye yitegura neza, itegura umugambi, iwutegurira ibwami, izana umuntu, arahakurira, arahigira, amenya ururimi rwabo, amenya amabanga yabo, amenya ibintu byose, aratinyuka. Bega Imana irabitegura neza. Kwizera niko kwatumye ibyo ngibyo byose bikorwa. Imana idufashe, kandi Imana yacu tugire neza mu izina rya Yesu. Kwizera nafasha abantu bamwe bakeya, ntabwo ndibuze kuvuga abantu benshi. Iki gitabo cy'Abaheburayo kivuga abantu benshi bagize kwizera, kivuga abantu benshi baranzwe no kwizera, ariko turafatamo bakeya, turafatamo abo ba Mose, twavuze no kuri Aburahamu. Imana idufashe cyane. Reka tugende tugere ku nkike z'Yeriko ziriduka mu gihe cya Yosuwa. Aho naho hagaragaye kwizera gukomeye cyane. Nkike z'Yeriko ziriduka, Yosuwa Imana iramukoresha. Ni umuntu umwe ugaragara muri Bibiliya wabaye intwari, wayoboye Abisiraheli asimbuye Mose. Bari bakurikiranye, baranabanye, barayoboranye. Amusiga aramubwira ati basi cumbura ikivi. Imana irabyemera, nyine yari yabibonye ko Mose atazagerayo, kubera ko Imana yashimye kagarukira mu nzira, kubera igicumuro kimwe yakoze. Yosuwa aramusimbura, arangije akomezanya n'Abayisiraheli. Mu nzira bacagamo hari ibibazo bagombaga guhura nabyo. Tugarutse inyuma gatoya kuri Mose, Bibiliya tubwira ngo kwizera niko kwatumye inyanja icikamo kabiri, Abayisiraheli bakambukira ahantu humutse nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageza kubakurikira bakarimbukira muri iyo nyanja. Kwizera niko kwatumye bigenda gutyo. Inyanja iracikamo kabiri, Abayisiraheli barakomeza barambuka badatinye, batagize ubwoba. Babona umuhanda mu mazi, amwe ahagarara hari, andi ahagarara hari, barambuka. Bamaze kwambuka bageze hakurya, barakomeza. Igihe kiragera rero, umukozi w'Imana Mose acura igihe, asimburwa na Yosuwa. Yosuwa rero akomezanya nabo, ariko urumva ntabwo byari byoroshye. Turebe aho ngaho mu Baheburayo, ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu inkike z'Yeriko zaridutse kubera Yosuwa n'Abayisiraheli, uko Imana yagiye ibakoresha. Ku murongo wa 30 niho dusanga ayo magambo. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Murongo wa 30, kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Yego, kwizera niko kwatumye Yosuwa n'abo bari kumwe, abatambyi 7 batwaraga amahembe bakagenda bayavuza, n'abo bari kumwe, ingabo zitandukanye z'Abayisiraheli barazenguruka batagize ikintu bakoresha cy'intwari kaze, bazenguruka Yeriko irariduka.
ahangaha i Yeriko ngo hari ahantu abantu b'i Yeriko bari baragize gutya bubaka umudugudu wabo cyangwa se umurwa wabo cyangwa se igihugu cyabo ariko tubyita, bagikikiza inkike z'amabuye, urukuta rw'amabuye runini rufite ubushobozi ngo mu bugari rwari runini cyane. Barangije izo nkike bamaze kuzubaka, bashyiraho abarinzi babaga hejuru. Ibyo ngibyo wabisoma muri Yosuwa mu bice 6. Barazirinda izo nkike ariko ngo zubatse cyane. Urukuta bavuga ko abantu bamwe bavuga ko rushobora kongorwa rufite nka metero 70. Ni urukuta rwari runini mu by'ukuri, bari barwizeye. Ariko Yosuwa arugezeho, Imana itanga amabwiriza kuri Yosuwa no kuba bari kumwe. Hano naramubwira iti narangije kubaha Yeriko, nta kibazo rwose muhumure, nayibahaye. Yeriko nayibahaye, icyo mugiye gukora ni iki ngiki, mukurikiza amabwiriza mwebwe gusa, muzenguruke. Muzenguruke, mujye muzenguruka umunsi umwe, ubundi mugende muryame. Mwongere muzenguruke, ubundi mwongere muryame. Bazenguruka ubugira 6, iminsi 6. Barazenguruka, bakazenguruka rimwe, bakagenda, bakarekeraho. Bakongera bakazenguruka, bakarekeraho. Ku munsi wa 7, Imana irababwira ngo muzenguruke 7. Barazenguruka. Kandi ibwira yuko aya makuru yo kuzenguruka yari yarageze i Yeriko. Bari babizi, bari bafite abantu bakurikirana amakuru, bari ku nkike hejuru, bajyaga bareba ibyo abantu bakora. Ariko bakavuga bati aba bararushwa n'ubusa. Ubuse aba bantu bashobora kuzenguruka, bazaca hehe se? Inkike yakirakomeye turayizeye, irarinzwe turayizeye, nta hantu bazaca. Ariko abandi bo barazenguruka bafite ibanga ry'Imana, bizeye, barazenguruka rimwe, bizeye, barazenguruka 2, bizeye, barazenguruka 3, bizeye, barazenguruka 4, bizeye, barazenguruka 5. Ubwo no munsi wa 5 bizeye, barazenguruka umunsi wa 6 bizeye, ku munsi wa 7 noneho Imana irababwira ngo muzenguruke 7. Barazenguruka. Uko bazengurukaga bari bafite abantu imbere, abatambyi bari bafite amahembe bavuza. Imana irababwira ngo ku nshuro ya nyuma muze kuvuza amahembe, abantu nibumva amahembe avuze, bavuze akaruru, bose basakuze, hanyuma inkike irahita iriduka. Hanyuma buri muntu wese yinjirire ahari, mugende murwanye abantu b'i Yeriko, mubatsinde, ndahabahaye. Barazenguruka ku nshuro ya 7, hanyuma babatambyi bavuza amahembe, amakone bavuza akaruru, abantu barasakuza, inkike iribwiriza kubwo kwizera, nta kindi kintu bakoze, irariduka mu izina rya Yesu. Inkike ziri imbere yawe ziriduke mu izina rya Yesu. Bya bindi bidashoboka byananiranye bimaze igihe, mu izina rya Yesu biriduke. Inkike zibikikije ziriduke mu izina rya Yesu. Ibintu byananiranye ku buzima bwawe kubera inkike Satani yashyizeho ziriduke mu izina rya Yesu. Uyu munsi uzamure kwizera kugira ngo ibyo byose biri imbere ya byananiranye biriduke mu izina rya Yesu. Abangaba inkike yari imaze igihe yarubatswe, yarashyizwemo amafaranga, tuvuge niba ari nko muri iki gihe barashyizemo amasima, barayubaka, barakotera, bashyiramo imbaraga zabo zose, bumva bararinzwe. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo umudugudu utarinzwe n'Imana, abarinzi babera amaso gusa. Imana idufashe. Bari biringiye imbaraga zabo, bari biringiye amaboko yabo. Ariko Abayisiraheli bari biringiye Imana yo mu ijuru yabasezeranije kubaha Yeriko bakahaca. Imana idufashe cyane. Barazenguruka, barangije ibiraridutse, irariduka rwose. Ibibuye birariduka, birasandara, noneho kubera ubwoba bwinshi urumva hasigara hambaye ubusa. Abantu b'Yeriko ubwoba burabica. Barangije Imana rero kubera ko yari yahatanze, Abayisiraheli binjiramo, baragenda, ikintu cyose barakuraho, barahanagura, abantu, ingabo, abantu, amatungo, ibintu byose keretse amazahabu n'amafeza, nibyo Imana yari yavuze ngo basigaze bazabijyane mu nzu yayo. Imana ishimwe. Yeriko irariduka. Kwizera niko kwatumye inkike
z'Iyeriko ziriduka. Ku murongo wa 30, kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Iyeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Imana ishimwe cyane. Ase koko kuzenguruka kwaritura umusozi, kwaritura inkike, ariko kubwo kwizera. Aho none babwiraga ngo Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana iri hose. Ibyo byose Imana yabikora, nta mbaraga zawe zigiyemo. Hari ikintu usabwa gusa, gira kwizera. Yesu abwira abigishwa be, arabwira ati mugiza kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ngukurwe. Ngo bari basengeye umuntu wari urimo abadayimoni, barasenga, abigishwa barasenga. Mama Mariya bazaniye umwana we ngo bamusengere, baramusengera, barasenga biranga. Abigishwa barasenga biranga. Arangira avuga ati ubwo byabananiye reka njyanire shobuja, njyanire uyu mwana wanyu mujyanire Yesu. Aramuzana amugiriye kuri Yesu. Yesu arategeka gusa abadayimoni bamuvamo. Abigishwa baratangara, barangije baramugena ngo biherereye, baramubaza ati ariko se twebwe ko twasenze ntibikunde, wowe ukaba usenze umunota umwe, utegetse umunota umwe bigakunda? Aravuga ati ibyo byose bikorwa no kwizera. Arabwira ati muramutse mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi nguveho ukavaho. Imana itwongerere kwizera muri kino gitondo. Turamutse tugize kwizera guto, kungana n'akabuto kangana n'ururo, reka tugereranye gutyo. Abo mu burasirazuba baza akantu bita ngo ni chia seed, imbuto zigezweho muri iki gihe bahinga. Akabuto kangana ko, ngugize kwizera kungana ko, wabwira umusozi ngo uvaho, umusozi ukavaho. Imana idufashe. Iyi Bibiliya itubwira n'uyu mudamu witwa Rahabu. Ku murongo wa 31 haranditse ngo kwizera niko kwatumye uwo maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Uyu ni Rahabu, ni hahandi hariya Iyeriko. Uyu mudamu abatasi ngo bahageze, ko ngo Yosuwa ahageze yamanje kohereza abatasi, birumvikana kugira ngo amenye ko imezohereza abantu babiri kugira ngo bagende batate bamenye imbaraga z'abantu zaho ngaho ko zimeze. Yohereza abatasi babiri, bagenda bagera kwa Rahabu. Rahabu arabacumbikira, ariko amakuru aza kugera ibwami ko hari abatasi bavuye muri Israeli, kandi ko batazanywe n'ikiza baje gutata. Umwami atumaho ngo kwa Rahabu yohereza intumwa ngo zize zimubwire yuko abo bantu akwiriye kubazana bagafatwa, bagafungwa, cyangwa se bakicwa ibintu nk'ibyo. Ariko arababwira ati ntabwo nabonye. Aza kubabwira ati bahageze koko, bahageze nabakiriye, ariko bagiye ntabwo nzaho bagiye, mubakurikire. Barabakurikira, barababura, naho ngo yabahishe hejuru. Ntatinze cyane, arangije mu mugoroba arabazana babagabo, arababwira ati nabahishe, ariko hari icyo nshaka kubasaba. Imana yanyu ndayizi, ni Imana ifite imbaraga, twarayumvise. Abantu bose barayitinya, abantu bahinda umushitsi kumvise iby'Imana yanyu yakoze ku nyanja itukura ikayikamya, Abisiraheli bakambukira ahantu humutse nko ku butaka. Ibyo twarabyumvise. Twumvise iby'Imana yanyu yakoreye abami bakurya, ab'Abamori babiri, twarabyumvise. Abantu bahinze umushitsi bumvishe ko mwageze hafi y'Iyeriko. None rero ndabizi ko Imana yabahaye hano hose, yabahaye n'igihugu. Hari icyo mbasaba, nimwagera hano nyaboneka muzankize ngewe n'ababyeyi banjye n'abasaza banjye n'abavandimwe banjye, abo tuzaba turi kumwe twese muzadukize. Abatasi baramubwira bati amasezerano tugiranye rwose nta mugayo uzayabamo. Imana ishimwe cyane. Uyu Rahabu yagize ikintu cyitwa kwizera, yizera Imana ndetse kurusha n'Abayisiraheli, kuko yavuze ati Imana yanyu ifite imbaraga, yakoze imirimo itangaje, yakamije inyanja. Imana idufashe cyane. Uyu mwanya ndagusaba kugira ngo nawe cyangwa ndakwinginga ngo uzamure kwizera kwawe kugere ku rugero rushitse. Imana idufashe kandi Imana yacu tugire neza cyane. Muri Bibiliya aba ni abantu bagaragara ko baranzwe no kwizera, ariko tubona n'abandi batabashije kwizera. Mu bami tubonamo, mu bami wa kabiri
ibice 7 uhereye ku murongo wa mbere tubonamo umugabo wananiwe kwizera. Hariya mu gihugu cyabo cyangwa se ngo i Samariya hari hamaze igihe hagoswe n'Abasiriya, inzara iratera, abantu bose barasonza, bagira inzara ikomeye cyane kugeza igihe abadamu babiri bagize amasezerano yo gusangira umwana umwe, bakabaga umwana umwe uyu munsi, ubundi bakazabaga uwundi ubukurikiyeho. Umwami ayo makuru amugeraho, sinzaje kuyajyamo cyane. Arangije ngo aravuga ati ibi byose, ibi byago byose bitugeraho nta handi bituruka, birava ku Mana, nta nico nkishakaho, nyisenga, ndayisenga ibiki ko n'ubundi Imana ntacyo yamariye. Aravuga ngo ngiye gushaka umuntu witwa Elisa, ni uyisenga nararaho ndaba ntari umwami. Ariko ngo ako kanya ijambo ry'Uwiteka riza kuri Elisa, ngo arahanura. Haleluya. Aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo imwe y'ingezi izabigurwa shekeli imwe. Aravuga ngo indengo 2 za Seyiri, ubwo tuvuge twageranya nk'ingano, zizaba zigurwa shekeli imwe. Uwo mugabo ngo umwami yegabiraga byomeze, aravuga ati ngo aramubwira ngo nikoye, nubwo Imana yafungura amadirisha yo mu ijuru, ibyo ngibyo uvuze byakunda. Yarashize mu mibare, ibyo uvuze byakunda. Undi aramubwira ati byakunda ndetse uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Bukeye mu gitondo ibyo ngibyo ngo byarabaye, abantu babona ibyo kurya, ne kubitinamo cyane kubera ko amasaha yagiye. Ibibembe ngo byari ahantu ngo ku mugoroba biravuga biti n'ubundi twebwe ntacyo turengera ahangaha, haba mu Bayisiraheli tugiye mu murwa twapfa, reka tugende tujye ku ngabo z'Abasiriya, badukiza batadukiza barorere, tujye gushaka ibyo kurya. Baragenda bagera mu mahema yabo, basanga nta muntu urimo, kubera ko ngo Imana yari yabateye igikuba, bagira ubwoba barahunga. Ibyo bari bafite byose byuzuye mu mahema, ibyo kurya byuzuye mu mahema. Nuko baragenda babwira ibwami bati ibyo kurya byabonetse, nimuze turebe. Baragenda bajya kuzana ibyo kurya, uko umuhanuzi yavuze ngo ejo nk'iki gihe indengo imwe y'ingezi y'umunyu w'ingezi izabigurwa shekeli imwe, indengo 2 za Seyiri zaba zigurwa shekeli imwe. Uko yabivuze ariko bigenda, ibyo kurya biraboneka. Ariko kubera wa mugabo ngo atabyizeye, kubera ko yenahaka nta no kwizera na guke yari afite, maze ngo kubera abantu bari bashonje yari ari ku nkike, nuko ngo baraza bamubyiganiraho, yikubita hasi, baramukandagira arapfa. Ibyo kurya ntiyabibona, arabibona abandi abibirebesha amaso ariko ntiyabirya nk'uko umukozi w'Imana yamubwiye. Kwizera, mureke tuzamure kwizera kwacu. Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana iri hose. Imana yagukorera na bya bindi byakunaniye. Nta ndwara yananira Imana, nta bukene bwananira Imana, nta kazi kananira Imana, nta bibazo byananira Imana. Imitwaro yawe yose nta cyananira Imana. Yesu niwe wavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, niwe wabyivugiye. Yewe wowe urushe kandi uremerewe, yemwe abarushijwe n'ibyaha, abaruhijwe n'ubukene, abaruhijwe n'indwara, abaruhijwe n'ibibazo bitandukanye, yewe wowe urushe uremerewe, yemwe abarushe n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Uwo ni Yesu wabivuze. Ukwiriye kumwizera muri kino gitondo. Imana ikongerere kwizera, Imana ishyire muri wowe kwizera. Wumva Imana ishobora byose, nta na kimwe cyayinanira. Kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya. Reka gushidikanya. Irukana umudayimoni witwa gushidikanya. Irukana intekerezo z'ubwoba, ngo abantu bagutera ubwoba. Satani agutera ubwoba, ye kugutera ubwoba. Satani ntabasha kukwica Imana itabyemeye. Nta muntu wakwica Imana itabyemeye. Umuntu ashobora kukanga ngo kuri umusozi uzahaba mu izina rya Yesu. Iringira Imana, izera Imana. Imana ishobora byose, nta na kimwe cyayinanira. Muri kino gitondo ndavugana nawe, ijambo ry'Imana, iringira Imana, izera Imana. Nta na kimwe Imana itabasha gushobora. Niba Imana yararituye Yeriko ikoresha imbaraga zayo, nta kindi kintu ikoresheje, n'uyu munsi basha kuritura bya bindi biri imbere yawe byananiranye. Bitekereza ko bitashoboka, Imana ibasha kubiritura mu munota umwe.
Imana idufashe cyane. Yiringire, yizere, izere ubushobozi bwayo. Ndimo ndasoza, ariko muri kino gitondo izera Imana. Kwizera niko kwatumye uyu wandike Abayobora yaravuze mvuga iki deka iki, ko navuga bukira, ko navuga kuri ku bantu benshi, navuga kuri ba Dawidi bagiye barwana na Bagoliyati bakabatsinda kubera kwizera. Arawe yamubwije ijambo rikomera, amubwira ngo nteye n'uducumu n'agacumu, ariko ndagutera mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Wasuzuguye amutera ibuye, undi yazanye intwaro zihambaye, afite imyenda ihambaye, afite ibintu bikomeye, ariko wari ufite akabuye karimo kwizera, aragakubita karagenda akaboneza mu mutwe. Umugabo wari ukomeye cyane aragwa. Imana idufashe. Kwizera niko kwakoze ibyo ngibyo. Kwizera niko kwatumye ba Saduraka, Meshaki na Abedenego baca mu muriro, babwira umwami, baravuga ngo Imana dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Wowe umwami wacanye ngo kandi naho itadukiza. Haleluya. Barafite kwizera, maze Imana nayo irakunda iboherereza umuntu wa kane ngo igihe bari mu muriro, umwami ngo arareba atari ko twashyize abantu 3 mu muriro, nkaba ndeba mu wa kane bimeze biti. Ariko ngo uwa kane ndeba ngo arasa n'umwana w'Imana, arabihishurirwa. Imana yoherezamo umuntu wa kane azimya umuriro, bacamo bavamo. Haleluya. Bavamo, nta kintu, nta muriro, nta mwotsi. Byakozwe no kwizera. Imana ikongereye kwizera uyu munsi. Imana ikongereye kwizera wowe turi kumwe, mu izina rya Yesu. Wumva Imana ikubereye byose. Imana ifite imbaraga zirutiza ababyeyi bawe. Imana ifite imbaraga zirutiza bene wanyu. Imana ifite imbaraga ziruta iz'imiryango. Imana ifite imbaraga zirutiza amashuri. Imana ifite imbaraga zirutiza amafaranga. Imana ifite imbaraga ziruta iz'intwaro. Imana ifite imbaraga ziruta ibyo byose. Niyo mpamvu ukwiriye kuyiringira, niyo mpamvu ukwiriye kuyizera. Yizere. Imana izagucishaho abantu batagucisha. Imana izakurengera mu byo abantu batakurengeramo. Imana izagutabara abantu batagutabara. Imana izabana nawe. Reka dusoze mu izina rya Yesu. Zamura kwizera kwawe, dusenga Imana. Kwizera, Bibiliya iratubwira ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Igihe utizeye ntacyo wakora ngo unezeze Imana, nta na kimwe. Biragusaba ngo wizere, wumve ijambo ry'Imana, usenga Imana, ujye ahantu bavuga ijambo ry'Imana, ibyo wumvise ubihinduremo ibikorwa, wizere Imana. Ibyo wumvise wumve ko Imana yabishobora, nibyo ushyire mu bikorwa. Ntabwo bishoboka ko wanezeza Imana, ntabwo bishoboka ko wagira icyo ukorera Imana ngo kinezeze na kimwe mu gihe utaba wizeye. Izera Imana. Zamura kwizera kwawe. Nugera kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, urabwira umusozi ngo vaho. Bya bindi byakunaniye byose, izere biravaho mu izina rya Yesu. Bya bindi ubona abantu batashobora, izere Imana. Ibyo ngibyo bibasha gushoboka mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Kadusenga Imana. Mana, turagushimiye cyane kubw'ijambo tumaze kumva. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Hano tubonye abantu benshi bagiye bakwizera, kandi ubabera Imana, bakorera imirimo n'ibitangaza. Natwe duhe kwizera hamwe n'abadukurikiye bose, ubahe kwizera Mwami. Ubahe kwizera ubushobozi bwawe, kwizera imbaraga zawe, kwizera ubutware bwawe, kwizera ubutabazi bwawe Mwami. Niba gutabaza ubatabare, nibasaba kubarengera ubarengere, bagushaka bakubone muri iki gihe kubera ko bakwizeye. Ndagushimye Mana ko mbese gusenga kwacu. Tugiriye neza, uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye mwese mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mureke twongere kwizera kwacu. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Reka tujye mu materaniro. Imana ibahe umugisha.